bakunzi ba Imana ishimwe Clarisse Channel, muraho neza. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data bikomeze kubana namwe. Mumeze mute? Twe turaho kuri chaîne, twari tubakumbuye. Reka rero tugere mu mwanya wa ririmbana na Clarisse. Ariko nkuko murimo kutubona kuri kamera, ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umushyitsi. Ni umushyitsi utari muto, yabibwira mukamfasha kumwakira. Nitwa uri mu bandi Maria Goretti. Vuga cyane. Nitwa uri mu bandi Maria Goretti. Ukora iki? Ndi mwarimu mu Kristo wo muri ADPR Paroisse ya Kamonyi. Rakoze cyane. Mumfashe kwakira mwarimu kazi Goretti uturutse mu majyepfo, akaba aje kumfasha gukora uyu murimo kugira ngo dushake ibibafasha n'ibituma ubugingo bwacu bukomeza kumera neza. Yesu ashimwe cyane. Tugiye rero kuririmba. Nkuko mubizi, kuririmba byirukana abadayimoni. Mu gihe cy'umwami Dawidi, nako Dawidi ataraba umwami, cy'umwami Sawuli, Dawidi yararirimbaga imyuka mibi igasohoka mu mwami. Kandi ijambo ry'Imana yatubwira ngo ubabaye nasenga, ari kunezerewe naririmbe. Kuririmba birimo imbaraga zikomeye, kandi turabisoresha isengesho ryo gusengera ibyifuzo bimwe na bimwe bene data batwikoreza kugira ngo tubasengere Imana. Turi hano ku bwanyu bene data muri Kristo Yesu. Reka mwarimu asenga Imana, hanyuma turirimbe. Bana mu izina rya Yesu turagushimiye umwanya mwiza uduhaye. Tubizi neza ko waturemeye kugushimisha, waturemeye kuguhimbaza. Turifuza ko uyu mwanya uza kuba hagati yacu. Turaguhendahenze, ubanze utweze, udutunganye. Twifuza gukora ibyo dukora byose mu buryo bwo kuguhimbaza no kugushyirisha hejuru, uburyo butuma izina ryawe rikuru rihimbazwa. Turagusabye rero utweze, udutunganye, amaraso ya Yesu atubonekeho, ibyo tuza gukorera imbere yawe byose bibyo kukunezeza kandi bitima imitima ya bose ihimbaza Imana. Urakoze cyane kutwumvise kandi ubana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. 151. Yesu arusha abandi bose kudukunda. Yesu arusha abandi bose kudukunda, arusha uko abavandimwe bakundana. Nawe izindi nshuti zacu zaduhararukwa zose, Yesu ntabwo ahemukira abakunda. Niki gihesha ubugingo budashira, sukumenya Yesu wacu udukunda. Twarazimiye nk'intama, Yesu aradushakashaka. Tubonye twinjiza ubwo mu rugo rwe, tumumenye ko ari inshuti yishimira kuduha imigisha yose n'imbabazi. Imitima yacu ikunda kumvira inshuti yacu no kumwizigira cyane tudatinya. Kandi ibyaha byacu byari bikabije, Yesu aterwa n'urukundo kudupfira. Nibyo bitune
tuneshereza, nibyo biturinda ibibi tukayoboka ya nzira igeriwe. Tugiye gusengera ibyifuzo bya bene data, tuzajya tubicamo amatsinda. Ubu tumaze kuririmba iyi ndirimbo duhimbaje Imana, muri iyi ndirimbo tugiye gusengera bene data batwikoreje imitwaro yo kuba batagira urubyaro. Izerane natwe, kuko ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yakobo ibice 5:15 haratubwira ngo umuntu ushobora kwizerana natwe turimo dusengera ibi byifuzo cyangwa iki cyifuzo, kubwo kwizera isengesho rijya rihagurutsa umurwayi akaba muzima. Izerane natwe, wowe iri sengesho rizageraho wese. Ese ufite inshuti yabuze urubyaro? Ese wowe wabuze urubyaro? Izerane natwe, reka tujye imbere y'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze muri uyu mwanya mwiza. Tugeze mu mwanya wo gusenga no kukwereka bene data bafite ikibazo gikomeye cyo kutabyara. Uwiteka, ni ikibazo gihari, ntabwo twajyaga tukibona nk'uko ubu tukibona. Umwanzi Satani yarwanye intambara ikomeye. Urabizi ko umwana ari umunezero w'umuryango, urabizi ko abana ari ibyishimo by'umuryango. Rero mu ntwaro Satani arimo gukoresha kugira ngo ababaze umuryango, awutera agahinda, atera abantu gutana, atera abantu kutishimira ibyiza by'umuryango, harimo kuzibinda z'ababyeyi. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, rero natwe dusenze twizeye imbaraga z'Imana, turambitse ibiganza ku barwayi ba hafi na kure bafite icyo kibazo. Mana, ziburinda z'aba babyeyi, ari abagabo bafite ikibazo uziburinda zabo, ari ababyeyi bafite ikibazo uziburinda zabo. Imbaraga zawe zibakize, ubaha abana. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, amen. Imana nigusubiza uzashimane natwe. Imana ibaho umugisha cyane. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Suko nari mwiza habana mba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuzi. Kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba, binyibutse ibyawe nta kibi yakoze, ninjyewe yazize n'umukiza. Ubicyo nifuza nukuguma mu mukiza wanjye mwihishemo. Niwe ngabo yacu iwo ridukingira, imyambi wa mubi aturasa. None icyo ngusabye mwami Yesu, ingeso wa mubi yanyanduje, zashaka kubyuka zirimbura zicepe, mpore nihariwe n'ibya Yesu. None maso yanjye nawe matwi, nawe munwa wanjye mubiri we, mwese mushimishe
uwankuye mu ngoyi ibyaremwe byose tumushime. Usengera ibyifuzo by'abarwayi. Mana mu izina rya Yesu, Izina rya Kristo Yesu. uyu mwanya uduhaye mwiza wo kuba imbere yawe, dusengeye abarwayi barwaye indwara z'amayoberane, dusengeye ababazwa n'umubiri mu buryo butari bumwe, barwaye amaso bituruka ku badayimoni, barwaye amaso bituruka ku mwijima n'icuraburindi, ku myuka izerera, abarwaye indwara zo mu maraso, abarwaye indwara zo mu nda, abarwaye indwara bivuje zikanga gukira, uburyo bwose bubabaza umubiri. Tubizi neza ko abadayimoni bahagurukijwe no kubabaza abantu, bazanywe no gutuma abantu biganyira. Iyo abantu barwaye ntibasenga, iyo abantu bababara ntibishimira Imana, iyo abantu barwaye ntibishimira mu Mwuka Wera, iyo abantu barwaye ntabwo bakora imirimo yo gutunga ubuzima bwabo, iyo abantu barwaye ntabwo bubaka imiryango, ntacyo bamarira igihugu. Ariko mu izina rya Yesu muri uyu mwanya uduhaye, ducyashye iyo myuka, ducyashye izo mbaraga, ducyashye umwijima, ducyashye ibitero mu izina rya Yesu. Inyubako za Satani, ibyo Satani yubatse ngo abantu b'Imana babeho bababara, byose turabyamaganye. Turasabye Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ububasha n'ubushobozi, Imana y'inyacyubahiro ivuga bikaba yategeka bigakomera. Ikiganza cyawe gikiza abarwayi, ikiganza cyawe gitanga ihumure, ikiganza cyawe gitanga ibyishimo, ikiganza cyawe gitanga umunezero. Urakoze, turagushimiye ko wumvise gusenga kandi kunezeza imitima yacu. Ubyutsa abantu ku bisasiro, ukura abantu mu bitaro kwa muganga, abadafite kivurira ubabere kivurira, ubabere byose kuko uri umubyeyi kandi kuri Imana ikomeye. Turizeye kandi turanezerewe ko wumvise gusenga kwacu, utunezeze hamwe n'abera bose mu izina rya Yesu. Amen. Imana mu izina rya Yesu Kristo. Niwizere isengesho, usengane natwe, Kristo azagukiza. Imana ibahe umugisha.